Kwizera TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Zera ko ari umugaye amenye ko Yesu yaje mu kirorero cy'i Kaperinawumu, arumirwa ati umutima wanjye nutuza, nageze aho Yesu aringwa nyise, maze inginga abagabo ngo bamuheke mu ngobyi bamugezeyo. Bagezeyo basanga abana ari benshi cyane nshuti, nuko babuze iyo baca bigira inama yo gusambura igisenge, babigenza batyo maze bagera aho Yesu ari. Yesu abonye kwizera kw'abo bagabo ati ibyaha byabo urabibabariwe. Kwizera gushyitse nukumenya ko Yesu ari we mukiza, tukamwemera tukongeraho ikindi cy'ingenzi, kumvira ijambo ry'Imana maze tugakira. Kwizera gushyitse nukumenya ko Yesu ari we mukiza, tukamwemera tukongeraho ikindi cy'ingenzi, kumvira ijambo ry'Imana maze tugakira. Abanditsi n'abafarisayo maze bariburanya, ese ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana? Yesu amenya kwibaza kwabo kose, aterura amagambo akomeye ati nawe ubutware na Data wo mu ijuru bwo kubabarira ibyaha mu isi. Maze abwira uwari umugaye ati korera ingobyi yawutaye, nuko abigenza cyo ateye intambwe abona birakunze. Abari abo bose batega ubwoba ntibibaye, barera ko bahimbaza uwo mukiza ukijije uwari umugaye agakira. Kwizera gushyitse nukumenya ko Yesu ari we mukiza, tukamwemera tukongeraho ikindi cy'ingenzi, kumvira ijambo ry'Imana maze tugakira. Kwizera gushyitse nukumenya ko Yesu ari we mukiza, tukamwemera tukongeraho ikindi cy'ingenzi, kumvira ijambo ry'Imana maze tugakira. Kwizera umukiza Yesu ni intwaro gutsinda ibigeragezo duhura nabyo, tukamwereka intege nke zacu zose, imbaraga yo gutsinda nta mpamvu yo gushidikanya, imbaraga ye yo kunesha, kuko ni nawe wadukishije urupfu rw'iteka. Ibibazo duhura nabyo byose n'ubusa imbere ye. Ufite kwizera Kwizera gushyitse nukumenya ko Yesu ari we mukiza, tukamwemera tukongeraho ikindi cy'ingenzi, kumvira ijambo ry'Imana maze tugakira. Kwizera gushyitse nukumenya ko Yesu ari we mukiza, tukamwemera tukongeraho ikindi cy'ingenzi, kumvira ijambo ry'Imana maze tugakira. Kwizera gushyitse nukumenya ko Yesu ari we mukiza, tukamwemera tukongeraho ikindi cy'ingenzi, kumvira ijambo ry'Imana maze tugakira.
Kwizera umukiza Yesu ni intwaro yo gutsinda ibigeragezo duhura nabyo, tukamwereka intege nke zacu zose, akatwambika imbaraga yo gutsinda, nta mpamvu yo gushidikanya imbaraga ye yo kunesha, kuko ni nawe wadukishije urupfu rw'iteka. Ibibazo duhura nabyo byose n'ubusa, imbere ye n'umusango ufite kwizera, urakira kwizera. Icara wige kuko iri somo rirakomeye, urugamba rugeze mu mahina, aho haraca ukenyeye kigabo, aho kugira ngo isi ibe nziza ahubwo birarushaho gusubira rudubi. Ibyahanuwe mbere y'ibinyejana byinshi byashize, uyu munsi birasohoye. Tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi, iki si cyo gikenewe muri iyi minsi ya none. Icyari kidukwiriye no kwamamaza Yesu twamenye, isi yose igahinduka, ibisonga bikiranuka. Professor Jarike niwe turi kumwe, niwe turi kuganira, ariko turi kumwe na korali Ndabatumye Family Choir. Ngira ngo mwabumvise bafite indirimbo nshyashya, wowe kiri kudukurikira muri kano kanya ikiganiro kukireba kiri gu streaminga cyangwa se kiri gu premieringa, jya muri comment twapinzemo indirimbo yawe yitwicara wige, nibo tukiri kuganira. Jari, korali Ndabatumiye ni korali wageze muri ryari? Rwose icyo gisubizo cyo kiri hafi. Yego. No kuvuga ngo muri iyi minsi abantu bari gushaka kujya kure y'Imana, hari kubyo tujya twiha kwandika indirimbo, ariko ugasanga indirimbo zirimo amagambo araho yoroheje adashobora gukebura umuntu. Yego. Ugasanga indirimbo irinzi irangira irimo utuntu tw'uduterime turi aho ngaho. Iyo ndirimbo irakundwa cyane cyane urubyiruko, tugasanga indirimbo ya trendinze nibyo. Ariko tukirengagiza ko turi mu bihe bya nyuma. Aba producer, abacuranzi, abatoza, hari inama twakwiye kugira amakorali kandi none tukanayafasha. Muri ubu buryo hari indirimbo zikenewe muri iyi minsi. Dukeneye indirimbo zubaka ibyamuka mu mitima y'abantu, cyane cyane tukabereka ko Yesu agiye kugaruka, kandi tukabikora tubikunze, kuko nitwe bantu turi kugaburira rubanda nyamwinshi, niko nabyita. Turi kugaburira abantu benshi ingeri zose, abizera n'abatizera, binyuze mu makorali twigisha. Ari indirimbo numvise muri kuvuga mufite amagambo avuga ngo turi kugaburira abantu ngo ibyo twebwe tudafite ni iki? Turi kwigisha urukundo, nyamara amashyari n'urwangano byaratwishe. Mbese turi gukiza abandi ariko twe turimbuka. Abo ni bande? Abaririmbyi, abatoza, ababwiriza. Mbese abantu bakunda guhagarara imbere y'abantu, bantu bagira uruhare mu kugira ngo ivugabutumwa rigere ku bandi. Dore abaririmbyi ndetse n'ababwiriza, muri iyi minsi turigisha urukundo, nyamara hagati yacu ubushyamirane n'amashyari byaratwokamye, turimo dukiza abandi twe turimbuka. Tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi, iki si cyo gikenewe muri iyi minsi ya none. Icyari kidukwiriye ni ukwamamaza Yesu twamenye, isi yose igahinduka, ibisonga bikiranuka. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kongera kugira ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye mubona natwe umunsi ku munsi kubukeye no kubwije. Nitwa Theophile Byukusenge, nizere ko aho muri kutwumva bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, urengera bwaryo, umujyi wa Kigali n'abari muri diaspora. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza. Aba turi kumwe bitwa Ndabatumye Family Choir.
niba ntibeshye ariko niryo zina ryabo. Mubazi mu ndirimbo yitwa Icara Wige. Ari ibiganiro byinshi tujya dukunda gukurikira cyangwa se kubakunda kubyumva murabyumva hari, ariko icyo turi gusabwa twebwe ni ukwicara tukiga tugatekereza ku by'ubuzima turiho, nibo tugiye kuganira nabo. Abenshi mushobora kuba mutari mubazi kuko indirimbo baturimbe cyangwa se indirimbo baduhaye ni lyrics cyangwa se ni indirimbo ikoze mu buryo buri digital bwa video ariko kandi bukoresha ubundi buryo. Ngira ngo hari ku bantu badukurikiye murabizi b'abahanga mu banyamuziki, twebwe turabaswa kuri byo. Perezida tubahaye ikaze, nitwa Theophile, mutangire mwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane Theophile. Mumeze mute muri Ndabatumye? Muri Ndabatumye turaho turashima Imana. Yego. Ni amahoro. Amahoro. Presidente tuguhaye ikaze, nawe muri Ndabatumye mumeze mute? Turatangira wibwira abadukurikiye na Perezida ubwo araza guhita akomerezaho. Turashima Imana. Amazina yanjye ni Twisonze Marie Antoinette. Ukaba uri ndi umwe mu baririmbyi ba korali Ndabatumye Family Choir. Yego. Niki uyu munsi wa none Perezida tugiye kubwira abakunzi bacu? Twabonye indirimbo yitwa Icara Wige, turaza kugenda tuyigaruka hino, turaza kuganira n'abantu bagiye batandukanye, abatoza, abaririmbyi bagende batubwira ku kintu cyitwa Icara Wige, ariko tubanze tuguhereho nibwira abadukurikiye. Korali Ndabatumye ni korali imeze ite? Ni korali yihe? Tuyibwira abantu bari kutwumva. Yego, urakoze cyane. Amazina yanjye ni Twagize Amahoro Zephanie, akaba ari nge perezida wa korali Ndabatumye. Korali Ndabatumye ni korali imaze igihe mu myaka 28. Urumva ko imaze igihe, ariko itangiye kugaragara mu myaka nk'itanu. Mbere ntabwo yagaragaraga cyane, ariko mu myaka 5 nibwo itangiye gushyira ibihangano byayo ku ikoranabuhanga ndetse n'ahandi. Ndumva aribwo itangiye kugaragara mu buryo abantu bayimenye. Urumva ko bitari igihe kirekire. Ni korali ibarizwa, tugiye kuvuga kuri address, ni korali ibarizwa kuri he torero mu yihe ntara? Ni itorero ryo Kuruyaga, intara ni Rusororo. Rusororo. Ni ukuvuga ngo aho iherereye ni hafi n'umujyi wa Kabuga. Ugeze i Kabuga aho bita mu Gahoromani rwose, ushobora kureba mu mpinga yo kwihara aho bita kwa Padiri, hafi yaho. Yego. Ubona urusengero naho ruri, ntago ari kure cyane, ni nko mu birometero 2 uvuye hano i Kabuga. Perezida, mu myaka uvuze uti tumaze imyaka igera kuri 20 turi mu murimo w'ivugabutumwa, by'umwihariko ni 7. Yego. Mu murimo w'ivugabutumwa byumvikane ko nshobora kuba ngana hari na korali Ndabatumye. Uyu munsi korali Ndabatumye tugiye kuvuga mu bikorwa by'umurimo, ni korali ihagaze ite? Ni korali yatangiye ite? Tubwire amateka ya korali Ndabatumye uyu munsi wa none, byibuze ugeze aho turi kuririmba Icara Wige, aho turi kuririmba indirimbo zacu zigiye zitandukanye, turaza kugenda turi kubwira abakunzi bacu bari kutwumva. Ni korali nziza dukurikije n'icyo gihe yatangiriye. Urumva ni kera, n'ubundi yari korali ubona ifite imbaraga, ariko bitewe n'igihe nyine yari irimo. Ubwo rero uko ibihe byagiye biza, uko imyaka yagiye iza, urumva bamwe twayitangiyemo turi abasore, abandi bakiri abakobwa. Bityo rero urumva twarashatse turabyara, noneho abana bacu nabo bakaza muri korali Ndabatumye. Aho rero abana bacu bamaze gukurira bakaza muri korali Ndabatumye, urumva hiyongeyemo amaraso mashya, bityo bituma korali noneho igira imbaraga. N'uyu munsi rero ni Ndabatumye Family Choir, ni umuryango, ni ababyeyi n'abana nibo babarizwa muri iyo korali. Abandi ntabwo ari benshi cyane, ariko nuko bimeze. Ni korali watangiye kugeramo ufite imyaka ingahe? Ni kera cyane. Korali nayigezemo ufite imyaka 22. Yego. Birumvikana ko wari ukiri muto. Uyu munsi wa none ni hehe Ndabatumye iri kuva, ni hehe iri kugera ugereranyije imyaka mwarimo naho mugeze uyu munsi wa none? Ndabatumye ubu ngubu iri ku
ku rwego rushimishije cyane, kuko ndabatumye ubu ngubu muri iyi minsi abantu barimo baraduhamagara bavuga bati ndabatumye gusohoka cyane cyane mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero, ariko nko mu myaka ishize nk'icumi mu mujyi wa Kigali ntabwo twari tuhazi, ariko muri no minsi tumaze kumenyekana mu mujyi hose, ahantu hose muri uyu mujyi wa Kigali tumaze kuharirimba. Rero ko ndabatumye maje kumenwa, niba turimo dutumirwa hirya no hino muri uyu mujyi wa Kigali maje kumenyekana, kandi nanone ku ikoranabuhanga dufiteho ibihangano byacu ubu ngubu. Beza icyo turaza kugenda tukigarukaho, ndaza kukibwira abakunzi, kuko turabona mufiteho channel ifite aba subscribers bagera ku 3,300 n'abantu 370, mukajyaho video 59. turaza kugenda tubigarukaho. Urebye uyu munsi wa none ndabatumye, yenda mbere yuko dukomeza tukabanza tukaririmbira abakunzi bacu bari kutwumva, indirimbo mwibuka mwatangiriyeho muri kiriya gihe, icyo gihe byari bigoranye, ubwo ni muri za 95 96 gutyo 97 hafi aho ngaho. Uyu munsi wa none imiririmbire yanyu umuntu ihagaze ite ugereranyije n'ibihe mwarimo muri kiriya gihe? Bifite itandukaniro cyane. Bifite itandukaniro. Buriya kiriya gihe urumva ntabwo iterambere ryari ryakabayeho cyane, niyo wanareba n'ahantu igihugu kigeze na kiriya gihe byari bikiri hasi. Kuvuga ngo rero nka korali twatangiye muri izo mbaraga nkeya, ariko kubwo gufashwa n'Imana korali igenda izamuka. Urumva ko kuva icyo gihe korali 95 gukomeza nibwo wabonaga ari bwigitangira, ariko itangiye neza mu 96. Ubwo urumva rero icyo gihe harimo imbaraga nkeya, ariko uko iminsi yagiye igenda iza korali yagiye izamuka cyane cyane, ko urumva korali yatangiye icyo gihe uyu munsi ikaba ikihari. Ni ukuvuga ngo ntabwo twahuye na birantega byinshi, ahubwo uko umwaka wahaga undi nibwo korali yagendaga izamuka imenyekana cyane cyane mu ntara yacu no mu ntara zituzengurutse. Korali rero igumya gukura. Uyu munsi bwo rero navuga ngo mu ntara zose z'igihugu korali ndabatumye irazwi, ariko mu mujyi wa Kigali niho biba bigoranye kugira ngo korali yo mu nkengero y'umujyi hagere, ariko noneho iyo ubona korali imaze kuzenguruka hose byumvikane ko imaze kumenyekana. Perezida, reka tubanze turirimbira abari kudukurikira ngo rimwe banatekereze ko ari korali, batumva ko turi kuganira n'abantu. Bashobora kuba babona ko kamera yagutunze wenyine, cyangwa se yatunze kuri president wenyine gusa, bakumva ko ari mwe gusa, ahubwo turi korali. Reka tubanze turirimbireho abantu gato, ubundi tuze dugaruke dukomeze n'ikiganiro muri rusange. Ibyanuwe mbere y'ibinyejana byinshi byashize, uyu munsi birasoye. Ai data dutabare, dutunguwe n'ibyo tubona, kandi byahanuwe kuva kera. None dore bidusohoreyeho, dusanze tutarize neza, twongerere ubwenge bwo gusobanukirwa iby'iki gihe dusohoyemo. Ai data dutabare, dutunguwe n'ibyo tubona, kandi byahanuwe kuva kera. None dore bidusohoreyeho, dusanze tutarize neza, twongerere ubwenge bwo gusobanukirwa iby'iki gihe dusohoyemo. Reba ibyorezo bitandukanye byamaze gushegesha isi, habanje gushikitwa Covid, kirangiye twese tubona agahenge.
hadaciye kabiri icyorezo cyitwa marba kiraza kirabaga nta kinya nta herezo ry'ibitureba n'ibindi biracyaza isi ya none ntabwo isanzwe ayi data dutabare dutunguwe n'ibyo tubona kandi byahanuwe kuva kera none dore bidusoreyeho dusanze tutarize neza twongerere ubwenge bwo gusobanukirwa iby'igihe dusohoyemo ayi data dutabare dutunguwe n'ibyo tubona kandi byahanuwe kuva kera none dore bidusohoreyeho dusanze tutarize neza twongere ubwenge bwo gusobanukirwa iby'igihe dusohoyemo Yesu yavuze ati nimubona ibyo byose biri kubasohoreraho muzamenye ko kugaruka k'umwana w'Imana kuzaba kwegereje wakibaza uti ese iki cyaba ari cyo gihe cyo kugaruka k'umukiza Yesu igisubizo ni ukwicara ugasoma ibyanditswe neza kuko nagiye gisigaye ayi data dutabare dutunguwe n'ibyo tubona kandi byahanuwe kuva kera none dore bidusohoreyeho dusanze tutarize neza twongerere ubwenge bwo gusobanukirwa iby'igihe dusohoyemo ayi data dutabare dutunguwe n'ibyo tubona kandi byahanuwe kuva kera none dore bidusohoreyeho dusanze tutarize neza twongerere ubwenge bwo gusobanukirwa iby'igihe dusohoyemo dutabare dutunguwe n'ibyo tubona kandi byahanuwe kuva kera none dore bidusohoreyeho dusanze tutarize neza twongerere ubwenge bwo gusobanukirwa iby'igihe dusohoyemo Perezida ati tuguhaye ikaze tumaze kuririmba hari ngira ngo abadukurikiye mwamaze kumva uburyohe bwa korali bw'indirimbo za korali ndabatumye n'abandi muri ko twumva mudukurikiye mwajya kuri YouTube channel cyangwa se ukandikamo Icara Wige by Ndabatumye Family Choir cyangwa se Icara Wige by Ndabatumye biraza guhita bikorera cyane. Perezida tuguhaye ikaze kuri Kwiringira TV utangire watwibwiye ariko se nanone tubwire watangiye wageze muri korali Ndabatumye ryari. Murakoze cyane. Jewe nageze muri korali muri 1999. Yego. Ni korali wasanze ute uyu munsi ni korali imeze ite? Ni korali nasanze ifite imbaraga kubera ko icyo gihe yari korali mpuzamatorero mpuzamakorali kubera ko harimbagamo amakorali avuye mu makorali yari ari kwitorero. Ariko noneho icyo gihe baza kuvuga bati ntabwo byaba byiza cyane ahubwo mpuzamakorali niveho noneho bibe korali imwe. Icyo gihe ubwo abashatse kujya muri iyo korali bagiyemo aribwo nanjye nagiyemo noneho biba korali ifite imbaraga koko ifite imbaraga nyinshi nubwo icyo gihe nyine cyari igihe cyacyo ariko yari ifite imbaraga kubera ko n'ubundi mu ntara iyo wabonaga ko ifite imbaraga. Nuko ijambo mpuzamakorali ntabwo turi kuryumva neza. Yari amakorali yo kwitorero ryanyu cyangwa se ari amakorali yo mu ntara yose ya Rusororo? Yari amakorali yo kwitorero ryacu nk'amakorali 5. Yego. Noneho bakajya barebamo amakorali nyine abaririmbyi abantu nyine urumva bafite imbaraga mu kuririmba. Yego. Noneho biba korali imwe ifite imbaraga ariko biza
usa nkaho bitemewe neza mu ntara. Pasiteri wari uriho nyine aravuga ati si byiza ahubwo ni habe korari yitwa Ndabatumye ifite imbaraga. Koko yaje guhera aho ngaho igira imbaraga, igira indirimbo nziza, ariko icyo gihe cyacyo nyine. Ariko nyuma yakomeje noneho n'ubundi kugizamuka, noneho navuga ko yagize izina noneho rirushije ibya mbere. Icyo gihe ujya mu ufite imyaka ingahe? Ku birumvikana waratoranyijwe uraguta indajya urajya hara muri Ndabatumye. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? Tubwire. Nari mfite imyaka 26. 26 wari ukiri muto. Ariko umutayi wa muri kiragiye wajya imyaka 26 wari ukiri umukobwa. Oya. Narengize. Yari kuba ari ikibazo. Ari maje kugira umwana wa mbere w'imfura. Muri kiragiye wagiraga imyaka 26 waga warengereye. Nibihari? Birahari. Ubu rwose batangiye kuyigira ubona ngo bafite ibibazo byinshi. Ariko uyu munsi none byarahindutse niwe. Byarahindutse umuntu agira imyaka 30 yumva akiri mutoya. Yego. Ababyeyi rero mudukurikiye nizere ko mukomeje kugubwa neza turi kuganira n'ababyeyi bagenzi bacu. Mama noneho twigarukire tuvuge kuri Ndabatumye uyu munsi iri kugaragara uyu munsi muri kiriya gihe imiririmbire yo yari imeze ite mbere yuko tugira uyu munsi wa none ugereranyije n'ibyo ubona uyu munsi wa none muri rusange? Navuga ko imiririmbire yari hasi ariko myiza mu gihe cy'icyo gihe. Yego. Kubera ko icyo gihe nta batoza twagiraga. Yego. Ako ubu ngubu bwo rwose hari abatoza babigize navuga umwuga, dushaka abatoza bakatutoza indirimbo zacu zikagororoka neza. None se mama, mbere mutaragira abatoza n'uyu munsi mbere ntabwo mwaririmbaga neza? Twaririmbaga neza mu gihe cyabyo nyine. Kandi tugomba ko turirimba neza nabyo. Yego. Ubona umutoza se hari iki yongera kuri korari cyangwa ku baririmbyi? Umutoza afite ibintu byinshi yongeraho. Icyo gihe twaririmbaga indirimbo zidakurikije amanota. Yego. Ako ubu ngubu umutoza. Ubundi se ubu biraba? Biraba cyane yuko arakubwira ati ririmba irino jwi, ukumva kanze no kuri sente ngo ririmba gutya ukumva bigiyemo. Yego. Uyo kabikurikiza. Uririmba irihejwe wowe? Ndirimba alto. Alto. Aguvunika nka soprano. Okay. Alto y'iki gihe yo gutozwa niyivuna cyane kurusha soprano. Reka. None se ari alto na soprano ubundi ni rihejwe ku muntu uririmba uryiga uri gutangira kwiga kuririmba cyangwa se utarabimenya ni iki kimworohera muri ayo majwi? Wenda nkurikije uko twiga twese tumanza twiga indirimbo muri soprano. Yego. Urumva soprano yo iba yayize mbere, none andi majwi rero agasubira inyuma kongera akiga kandi soprano bo bayafashe mbere. Ubwo rero andi majwi mbona avunika pe. Ndetse andi majwi batubwira ko ari nayo ryoshye indirimbo cyane. Yego. Ariko rwose uko uyu munsi ushobora kujya kuririmba soprano yawe bitameze neza ukavuga bati reka ntago byaryoshye. None reka twigarukire uyu munsi wa none tuze muri Ndabatumye uyu munsi wa none. Ndabatumye ni korari ihagaze ite guhera muri za 99 ukimara kuyijyamo? Yego. 99 ukimara kuyigeramo uyu munsi Ndabatumye imeze ite rero? Ndabatumye yabaye higira abaririmbyi benshi kandi bakuze. Yego. Harimo abantu benshi kandi bakuze. Noneho kuri ibihe bigenda bihinduka, jenoside n'izindi ngaruka zayo. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yego. N'izindi ngaruka zayo zigatuma abantu bagenda bavamo bagenda ku buryo ubu dusigaranye nk'abaririmbye 20 niba ntibeshye. Yego. Kubera ariko ubaza abantu baririmbye muri Ndabatumye wasanga ari benshi cyane. Yego. Kubera kwimuka ibibazo runaka ugasanga nyine by'umujyi nabyo bigoye. Ugasanga nyine turagabanyuka, ariko ubone Ndabatumye ni korari yagiye igira abantu benshi. Abasore twikorera ubukwe bwa Koco. Byose. Uyu munsi indirimbo yitwa Icara Wige ni indirimbo mufite indirimbo nyinshi twabonye ko mumaze ku uploadinga video zigera kuri 59. Mu ndirimbo mufite harimo yitwa Icara Wige, harimo Umwungeri, harimo Reka Muvuge, harimo Abisirayeli, harimo Ibyapa.
indirimbo ko ikomeye cyane harimo kwizera, harimo uri imana, harimo umuremyi, harimo shimwa mukiza, harimo umuzabibu, harimo iyitwa kandi umuzabibu nanone ubwo ni lyrics, harimo kwizera, hakabamo ubumwe, hakabamo umwunge n'izindi. Ndabatumye n'abandi muri ko twumva mudukurikiye, mwajya kuri YouTube channel cyangwa se ukandikamo Icara Wige by Ndabatumye Family Choir cyangwa se Icara Wige by Ndabatumye, biraza guhita bikorera cyane. Perezida, tugwaye ikaze kuri Kwiringira TV, utangire watwibwiye ariko se nanone tubwire watangiye wageze muri korali Ndabatumye ryari? Murakoze cyane. Ngewe nageze muri korali muri 1999. Yego. Ni korali wasanze ute uyu munsi, ni korali imeze ite? Ni korali nasanze ifite imbaraga kubera ko icyo gihe yari korali mpuzamatorero, mpuzamakorali, kubera ko harimbagamo amakorali avuye mu makorali yari ari ku itorero. Ariko noneho icyo gihe baza kuvuga bati ntabwo byaba byiza cyane, ahubwo mpuzamakorali niveho noneho bibe korali imwe. Icyo gihe ubwo abashatse kujya muri iyo korali bagiyemo, aribwo nanjye nagiyemo. Noneho biba korali ifite imbaraga, koko ifite imbaraga nyinshi, nubwo icyo gihe nyine cyari igihe cyacyo, ariko yari ifite imbaraga kubera ko n'ubundi mu ntara niyo wabonaga ko ifite imbaraga. Nuko ijambo mpuzamakorali ntabwo turi kuryumva neza, yari amakorali yo ku itorero ryanyu cyangwa se ari amakorali yo mu ntara yose ya Rusororo? Yari amakorali yo ku itorero ryacu nk'amakorali 5. Yego. Noneho bakajya barebamo amakorali nyine, abaririmbyi, abantu nyine urumva bafite imbaraga mu kuririmba. Yego. Noneho biba korali imwe ifite imbaraga, ariko biza usa nkaho bitemewe neza mu ntara. Pasiteri wari uriho nyine aravuga ati si byiza, ahubwo ni habe korali yitwa Ndabatumye ifite imbaraga. Koko yaje guhera aho ngaho, igira imbaraga, igira indirimbo nziza, ariko icyo gihe cyacyo nyine. Ariko nyuma yakomeje noneho n'ubundi kugizamuka, noneho navuga ko yagize izina noneho rirushije ibya mbere. Icyo gihe ujya mu wari ufite imyaka ingahe? Ko birumvikana waratoranyijwe uraguta indajya urajya hara muri Ndabatumye. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? Tubwire. Nari mfite imyaka 26. 26 wari ukiri muto. Ariko umutari wa muri kiragiye wajyaga imyaka 26 wari ukiri umukobwa? Oya. Nari ngize. Byari kuba ari ikibazo. Nari maje kugira umwana wa mbere w'imfura. Muri kiragiye wageraga imyaka 26 waga warengereye. Nibihari? Birahari. Ngubu rwose batangiye kuyigira ubona ngo bafite ibibazo byinshi. Ariko uyu munsi none byarahindutse niwe. Byarahindutse, umuntu agira imyaka 30 yumva akiri mutoya. Ababyeyi rero mudukurikiye, nizere ko mukomeje kugubwa neza, turi kuganira n'ababyeyi bagenzi bacu. Mama, noneho twigarukire tuvuge kuri Ndabatumye uyu munsi iri kugaragara uyu munsi. Muri kiriya gihe imiririmbire yo yari imeze ite mbere yuko tugira uyu munsi wa none, ugereranyije n'ibyo ubona uyu munsi wa none muri rusange? Navuga ko imiririmbire yari hasi ariko myiza mu gihe cy'icyo gihe. Yego. Kubera ko icyo gihe nta batoza twagiraga. Yego. Ako ubu ngubu bwo rwose hari abatoza babigize, navuga umwuga, dushaka abatoza bakatutoza, indirimbo zacu zikagororoka neza. None se mama, mbere mutaragira abatoza n'uyu munsi mbere ntabwo mwaririmbaga neza? Twaririmbaga neza mu gihe cyabyo nyine. Kandi tugomba ko turirimba neza nabyo. Yego. Ubona umutoza se hari iki yongera kuri korali cyangwa ku baririmbyi? Umutoza afite ibintu byinshi yongeraho. Icyo gihe twaririmbaga indirimbo zidakurikije amanota. Yego. Ako ubu ngubu umutoza. Ubundi se ubu biraba? Biraba cyane yuko arakubwira ati ririmba iri no jwi, ukumva kanze no kuri sente ngo ririmba gutya, ukumva bigiyemo. Yego. Uyo kabikurikiza. Uririmba iri hejwi wowe? Ndirimba alto. Alto. Aguvunika nka soprano. Okay. Alto y'iki gihe yo gutozwa niyivuna cyane kurusha soprano. Reka. None se ari alto na soprano ubundi ni rihejwi ku muntu uririmba uryiga? Uri gutangira kwiga kuririmba cyangwa se utarabimenya, ni iki kimworohera muri ayo majwi? Wenda nkurikije uko twiga, twese tumanza twiga indirimbo muri soprano. Yego. Urumva soprano yo iba yayize mbere, n'andi majwi rero agasubira inyuma kongera akiga, kandi soprano bo bayafashe mbere.
ubwo rero andi majwi mbona avunika pe Yego. ndetse andi majwi batubwira ko ari nayo ryoshye indirimbo cyane. yego ariko aruta rwose uko uyu munsi ushobora kujya kuririmba soprano yawe bitameze neza ukavuga bati reka ntabwo byaryoshye. None reka twigarukiye uyu munsi wa none tuze muri ndabatumye uyu munsi wa none. Ndabatumye ni korari ihagaze ite guhera muri za 99 ukimara kuyijyamo yego 99 ukimara kuyigiramo uyu munsi ndabatumye imeze ite rero? Ndabatumye yabaye higira abaririmbyi benshi kandi bakuze. Yego harimo abantu benshi kandi bakuze, noneho kuri ibihe bigenda bihinduka, jenoside n'izindi ngaruka zayo. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yego n'izindi ngaruka zayo zigatuma abantu bagenda bavamo bagenda ku buryo ubu dusigaranye nk'abaririmbye 20 niba ntibeshye. Yego kubera ariko ubaza abantu baririmbye muri ndabatumye wasanga ari benshi cyane. Yego kubera kwimuka ibibazo runaka ugasanga nyine by'umujyi nabyo bigoye, ugasanga nyine turagabanyuka, ariko ubundi ndabatumye ni korari yagiye igira abantu benshi. Abasore twikorera ubukwe bwa Koco byose. Uyu munsi indirimbo yitwa Icara Wige ni indirimbo, mufite indirimbo nyinshi, twabonye ko mumaze ku uploadinga video zigera kuri 59. Mu ndirimbo mufite harimo yitwa Icara Wige, harimo Umwungeri, harimo Reka Muvuge, harimo Abisirayeli, harimo Ibyapa, indirimbo ikomeye cyane, harimo Kwizera, harimo Uri Imana, harimo Umuremyi, harimo Shimwa Mukiza, harimo Umuzabibu, harimo yitwa kandi Umuzabibu nanone ubwo ni lyrics, harimo Kwizera, hakabamo Ubumwe, hakabamo Umwungeri n'izindi. Uyu munsi indirimbo yitwa Ndabatumye ni ikirusha izi ndirimbo zose. Indirimbo yitwa Icara Wige muraza kumbabura abadukurikiye, ibintu byabaye byinshi ariko no kuryoherwa. Mwabonye ko baturirimbiye neza cyane, nanjye natangiye kuryoherwa. Rero ni indirimbo reka tuze kuyibasaba, indirimbo yitwa Ibyapa baraza kuyituririmbira. Indirimbo yitwa Icara Wige ni isobanuye iki kuri korari Ndabatumye, isobanuye iki ku banyarwanda muri rusange? Ubundi indirimbo yitwa Icara Wige ni indirimbo ifite ubuhanga navuga buhanitse ku bayumva, ariko simbonanitse cyane ibintu twese twakera muri Bibiliya, mu mwuka buhanuzi, ese no buhanuzi twese twakera mu buryo bw'Abadiventiste, ariko ugasanga tubyiga gusa tubirengaho tukavuga ati nyamara bya bintu batwigishije bya bimenyetso umanza bitazaza no gupfa kuvuga. Ariko iyo urebye muri iki gihe usanga ibyo twize byinshi birimo gusohora kino gihe. Mama reka banze muturirimbire ku ndirimbo yitwa Ibyapa, sibyo? Noneho muze uzutubwire kuri icyo kintu cy'ubuhanuzi kirekiranye n'ubuhanuzi, sibyo? Kugira ngo abadukurikiye bataza kurambirwa, dukomeze turamire abari kutwumva abadukurikiye. Isi irashaje iteye agahinda, iteye n'ubwoba, igiye kurimbuka, nyamara bagacishije abantu batuye isi urupfu rw'iteka. Nitwe twita malariya uburangaye bwo buratwishe. Tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi, iki si cyo gikenewe muri iyi minsi ya none. Icyari kidukwiriye ni ukwamamaza Yesu twamenye, isi yose igahinduka, ibisonga bikiranuka. Tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi, iki si cyo gikenewe muri iyi minsi ya none. Icyari kidukwiriye ni ukwamamaza Yesu twamenye, isi yose igahinduka, ibisonga bikiranuka. Dore abaririmbyi ndetse n'ababwiriza muri iyi minsi turigisha urukundo, nyamara hagati yacu ubushyamirane n'amashyari byaratwokamye, turimo dukiza abandi twe turimbuka. Tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi, iki si cyo gikenewe
none icyari kidukwiriye ni ukwamamaza Yesu twamenye isi yose igahinduka ibisonga bikiranuka tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi iki si cyo gikenewe muri iyi minsi ya none icyari kidukwiriye ni ukwamamaza Yesu twamenye isi yose igahinduka ibisonga bikiranuka iminsi turimo ni iminsi idasanzwe twari dukwiriye kuba badasanzwe kuko Satani yishakira bazarimbukana nawe twe twamenye amayeri ye nimuze twese dushyire hamwe tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi iki si cyo gikenewe muri iyi minsi ya none icyari kidukwiriye ni ukwamamaza Yesu twamenye isi yose igahinduka ibisonga bikiranuka tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi iki si cyo gikenewe muri iyi minsi ya none icyari kidukwiriye ni ukwamamaza Yesu twamenye isi yose igahinduka ibisonga bikiranuka tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi iki si cyo gikenewe muri iyi minsi ya none icyari kidukwiriye ni ukwamamaza Yesu twamenye isi yose igahinduka ibisonga bikiranuka nizere ko indirimbo yitwa ibyapa mwayumvise kandi ibintu byagenze neza. Mama wari ukitubwira uti rero dukurikije igihe twavukiyemo muri kiriya gihe uyu munsi turimo turabona ubuhanuzi bugenda busohora uri no kuvuga ku ndirimbo yitwa icara wigerere ngo komeza utubwire. Murakoze cyane. Urebye ukuntu ubuhanuzi twabwize n'ukuntu Bibiliya yabitwigishije baratubwiraga ati hazabaho yego impuha z'intambara, habeho indwara z'ibyorezo, habeho mbese ibintu bidasanzwe cyane bishobora kudukura imitima. Yego ubwo akenshi twarabyigaga tukavuga se kwaciye igihe bya bintu bitabaye, ariko iyo urebye usanga koko icyo gihe ubu ngubu umurongo ku murongo bya bintu biri gusohora. Akaba ariyo mpamvu rero tuvuga tuti bwa buhanuzi twize kera nyamara cya gihe ni iki ngiki cyasohoye. Kuki indirimbo mwayise icara wige? Impamvu twayise icara wige ni uko nyine urebye ubuhanuzi twabwigaga amajyejuru, yego ntitubyige neza, ugasanga turi kubyiga ariko tutabisobanukirwa ngo tubishyire mu bwonko neza twumve icyo bushaka kuvuga. Yego noneho ubu ngubu rero ubwo bya bihe biri gusohora ni nk'aho ari ukutubwira twongere dusubire mu byo twasomye muri Bibiliya hamwe habitwigisha, twongere dusubiremo twige neza noneho tudahubagurika, tubisobanukiwe neza, twongere twicare nyine twongere twige dusubiremo dusome. Yego abadukurikire kadusoze mama, abadukurikiye niki wababwira, niki kuri ndabatumye uri kubabwiraho indirimbo baze bayirebe? Yego nibyo, ariko se message ya mbere bagomba gukuramo wari ubikomoje, ariko nkawe message irimo umubyeyi babyeyi bagenzi bagomba kumva muri indirimbo yitwicara wige ni yihe? Gusa uko korali yacu yabiririmbye, korali ndabatumye yuko tugomba kwicara tukiga. Gusa ikintu nababwira nubwo ibihe biri gusohora bigaragara, ariko twirinde gukuka umutima, kuko Yesu yabivuze neza, avuga ati nimubona ibyo bibaye muzarareme murebe hejuru yuko ariko kugaruka k'umwana w'Imana kuzaba kwegereje. Gusa icyo nabwira abadukurikiye nuko gusa twakwitegura, kuko turabizi ko ibyo byose koko bizabaho, kandi abihanye bategereje Yesu Kristo by'ukuri ntabwo bikwiye kudutera ubwoba, kuko nta kabuza Yesu naza tuzamusanganira twishimye. Amen. Mama urakoze cyane.
niki abantu uri kubabwira urubyiruko muri rusange uyu munsi urubyiruko ruri kwiyahuza ibiyobyabwenge urubyiruko ntabwo rushaka gusenga urubyiruko ntabwo rushaka kumva Imana rwo niki uri kurubwira gusa icyo nabwira urubyiruko ni uko rugomba kuva mu byo rurimo akenshi urubyiruko rurabwirwa ariko rukumva yuko ari ukubeshya ngo ariko se ku kigihe byabereyeho bagatangira no kubara imyaka sibi ko byabayeho ko batangiye kubivuga kuva mu mwaka w'iki gihe kugeza iki gihe kuki bitigeze bibaho bakumva ko ari ukubeshya ariko ndatekereza ko bari kubiriba imbona nkubone ko byabihe koko bavuze kera birimo gusohora ndababwira rero nibave mu byo barimo ahubwo bongere bicare batekereze ku gakiza twaherewe ubuntu batekereze kuri Yesu Kristo ugiye kugaruka kandi n'inama zose Bibiliya iduha ko bagomba kuzikurikiza. Mama urakoze cyane ku mpanuro ngira ngo hari uduhaye Imana ikomeze kuba umugisha kandi ndabatumye mukomere mu murimo. Amen. Amen. Tugukiretse ibihe muri iyi minsi rero ababyeyi ntago tugiha uburere abana uburere bakwiriye umwana cyangwa se urubyiruko n'umukobwa cyangwa se umusore uririmba muri ndabatumye nk'ababyeyi mbere na mbere nizihe manuro mumuha nubuhe ubutumwa mu muhereza bwo kugira ngo akomere mu Mana. Urakoze cyane ngira ngo ndabatumye ni korari ifite umwihariko ku baririmbyi bayiririmbamo kuko mbere na mbere tubanza kwigisha abantu abaririmbyi bayo binjiyemo urubyiruko kubaha Imana. Yego. No kuvuga ngo rero ikintu dushyira imbere ni ugusenga. Yego. Gusenga ibyo turimo dusaba Imana kugira ngo ibidufashemo kandi nanone tugafata n'umwanya wo kuvuga ngo uyu mwanya turimo turirimba dukora ibihangano ariko tunagire n'umwanya wo kubana n'Imana. Ntekereza ko tutari kumwe n'Imana ibyo tugezeho ntitwabigeraho. Ariko usanga amakorari menshi bashwana aho bari bageze ugasanga barabisenye kumva ngo korari runaka yasenyutse gutyo ariko twebwe hamwe no gusenga Imana iracyaturinze. Ubwo rero urumva ko kabisa turi muri uwo murongo. Yego. Perezida mwakoze cyane kubana natwe na Kwiringira TV ngira ngo ari turagaza kuganira n'umutoza by'umwihariko cyangwa se umuhimbyi hano yaba arimo turamufite yarahari Uwiduhaye Jaric. Okay, turaza kuganira nawe agire byinshi yatubwira ku muziki wo muri korari ndabatumye Family Choir. Perezida dusoza nubuhe butumwa uri guhereza abanyarwanda abakunzi ba korari ndabatumye niki bagomba kumenya kumva? Urakoze cyane. Dushingiye ku ndirimbo Icara wige nubwo dufite n'izindi nyinshi bajye kuri channel yacu baraza kuhabona indirimbo nyinshi cyane ndabatumye Family Choir ariko uyu munsi wenda reka tuvuge kuri Icara wige. Ni ukuvuga ngo muri no minsi biragaragara ko ibintu birimo bidutungura ariko nyamara ntago byakagombye kudutungura kubera ko ibi bintu twarabyize kandi twarabyumvise. Birumvikana rero ko kudutungura biragaragara ko abantu batize ngo basobanukirwe neza ibihe turimo. Uyu mwanya rero tumaze kubona ko abantu bari gutungurwa n'ibyorezo bari gutungurwa n'ibintu byose biri kuba ku isi twahise duhitamo gushyiraho indirimbo cyangwa se kuzana indirimbo ivuga ngo icara wige. Icara wige usobanukirwe ko ibi biri kuba atari ibintu bitunguranye ahubwo ari ibintu byavuzwe kera mu byanditswe byera. Ntago rero byakagombye kuba bidutungura uyu munsi ahubwo twagombye kuba turi kuvuga ngo ibi ngibi twarabyumvise twarabyize ariko abantu biri kubatungura ugasanga abantu bahamutse bagize ubwoba. Turavuga rero icara wige usobanukirwe neza iby'isi turimo uyu munsi wa none. Perezida murakoze cyane. Yego. Abantu baze kuri channel yitwa ndabatumye Family Choir musubscribing ndetse munasharinga indirimbo nziza mwumve ubutumwa buri muri indirimbo niba mutarimo buzi indirimbo turaza kuyipininga hasi muri comment byaza kugufasha niba udukurikiye kano kanya cyangwa se ubu ngubu uri kutwumva jya muri comment turaza gusangamo pinning indirimbo yitwa Icara wige biraza kugufasha. Perezida
Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Mujye kuturimbira iyi ndirimbo. Turahera kuri Icara Wige. Yego. Ariko n'ibyapa nabyo nta kibazo. Ibyapa yego. Ibyapa biyobora abagenzi. Yego. Murakoze. Tugende. Nizere ko mumeze neza abadukurikira. Turi kumwe na Professor Jarike niko numvise bamwita. No mucuranzi no muririmbyi kandi akaba n'umutoza wa korali Ndabatumye Family Choir. Ni korali bazwe mu ntara yivuga butumwa ya Rusoro mu ntara yivuga butumwa. Nawe urabyikirije? Oya. Mu ntara yivuga butumwa ya Rusoro nibo turi kugana nabo uyu munsi wanone twabasuye mu by'umwariko. Murabona ko twanezerewe, baturimbeye Icara Wige, baturirimbira ibyapa. Hari indi mwaturimbeye yitwa Kwizera. Harakuntu bakazamuka nkumva ndabikunze. Tugende. Kwizera umukiza Yesu ni intwaro yo gutsinda ibigeragezo duhura nabyo, tukamwereka intege nke zacu zose, akatwambika imbaraga yo gutsinda, nta mpamvu yo gushidikanya imbaraga ye yo kunesha, kuko ni nawe wadukishije urupfu rw'iteka. Ibibazo duhura nabyo byose n'ubusa, imbere ye n'umusango ufite kwizera, urakira kwizera. Icara wige kuko iri somo rirakomeye, urugamba rugeze mu mahina, aho haraca ukenyeye kigabo, aho kugira ngo isi ibe nziza ahubwo birarushaho gusubira rudubi. Ibyahanuwe mbere y'ibinyejana byinshi byashize uyu munsi birasohoye. Tureke kuba ibyapa biyobora abagenzi, iki si cyo gikenewe muri iyi minsi ya none. Icyari kidukwiriye no kwamamaza Yesu twamenye, isi yose igahinduka, ibisonga bikiranuka. Professor Jarike niwe turi kumwe, niwe turi kuganira, ariko turi kumwe na korali Ndabatumye Family Choir. Ngira ngo mwabumvise bafite indirimbo nshyashya, wowe kiri kudukurikira muri kano kanya ikiganiro kukireba kiri gu streaminga cyangwa se kiri gu premieringa. Jya muri comment twapininzemo indirimbo yabo yitwa Icara Wige nibo tukiri kuganira. Jari, korali Ndabatumiye ni korali wagezemo ryari? Murakoze. Korali Ndabatumye Family Choir ni korali ubundi natangiye kuyigisha guhera 2015. 15. Yego. Cyo gihe ufite imyaka ingahe? 16. Petit frère. Yego rero. Okay, urumva ni korali nayigezemo ngewe, natangiye kuyigisha harimo ababyeyi gusa. Yego. Harimo abantu bakuze gusa, nta rubyiruko rwari rurimo. Yego. Korali ndayifasha, ariko mbona irankeneye cyane nk'umuririmbyi. Nibwo nafashe umwanzuro umwaka wa 2017. Imyaka 2 yari itambutsemo. Yego. Yari itambutsemo ndi kubafasha audio na video. Ndi kubafasha ubwo birangira mise ninjiramo, ubwo mpita mba umuririmbyi. Mu kuba umuririmbyi rero nkoresha uburyo ki ngomba kubaka junior. Bafite Ndabatumye junior irahari cyane. Irahari. Aho tuzaganira nayo ngo ndakeka ko byamera ko se n'umuriro. Ntabwo byoroshye. Yego. No kuvuga ngo ubwo turagerageza kubatoza, bamaje gukura, bamaje kumenya kuririmba, ubwo twararwo tubyigaho turabazamura. Niyo mpamvu wabonye ko noneho harimo ingeri zose. Yego. Indirimbo yitwa Icara Wige, uri mu producer, akaba uri n'umwanditsi? Yego, ni njye wayanditse. Ni wowe wayanditse? Asava. Mahiri. Ni indirimbo ujya kwandika indirimbo yitwa Icara Wige wagendeye kuki? Mbere na mbere umwaka wa 2020. Yego. Hagati muri Covid. Yego. Muri Covid nabyita twebwe igitangira ko yatangiye mu kwa gatatu. Yego, tariki 14. Umuntu abundi ndabyibuka itangazo ryo kuvuga ngo abantu mwese ibintu bikorwa bimwe na bimwe bikomeza bitangira kubuzwa byatangiye ku itariki ni hafi 8 no 8 ariko ndagiye kubyo gihe hari ku isabato
yari 14 cumi n'enye kuko rwose uwo munsi twari twaririmbye ku itorero ryo kujya Gisozi ndabatumye yego turi kurimba mu mavuna tugiye kumva twumva itangazo ngo amavuna arahagaze. icyo gihe natwe twaba dufite amavuna barayahagarika nuko byagenze ntangira kwicara ntangira kwiga koko yego ntangira kubona ko ibintu bikomeye. Icyo gihe nibwo korali twatangiye gushyira ibihangano hanze tubona bese bijyanye n'ubuhanuzi ko abantu bari babonye umwanya noneho wo kuba babyumva neza kurusha mbere. Yego ubwo rero mu gihe turi muri ibyo covid iza kurangira korali twari duhagaze neza nta kibazo, ariko haba haje ngo ubushita. Yego ejo bundi turavuga duti se none ibyo ni ibiki mu gihe bitararangira. Icyo cyo rwose cyo cyatwicaje turiga. Ubwo rero mabrag ni mabag cyagoye kukivuga ariya kamemu bamenye kuririmba mabag twari kodinze nk'inshuro 10 bari muri mari brage bamwe Maria baga arakamemu kigeze kuvuga ngo nanga na covid byibuza twashoboraga kuyivuga atariko iki cyo kirakanyagwa ya nibyahanuwe Matayo 24 ushaka kubisoma je muri Matayo 24 muri gice cya Matayo 24 uje muri Luka 21 uje muri Yesaya uje muri Nehemiya no muri Daniel hose birimo ku bantu baba Kristo mukunda ijambo ry'Imana. Tugana ku musozo rero abantu bari kudukurikira baze kureba iki bitega iki muri korali ndabatumye. Turategereza icara wigere lyrics cyangwa turagumana icara wigere lyrics cyangwa turategereza video. Baba video turi kuyitegura y'indirimbo. Yego kandi rwose iberanye n'ibyo turi kuririmba. Yego bisobanuye ko rero ubwo YouTube channel nyine bakore subscribe kugira ngo buri muntu uwo ari we wese yego itazamucika. Video rwose turi kuyitegura nayo mu minsi iri imbere turayikugezaho rwose n'abanyarwanda muri rusange mbese muri rusange. Professor Jalik Imana ikomeze kuguhira ngira ngo hari uri mu producer ukaba muririmbyi ukaba umwanditsi w'indirimbo ukaba umutoza byose urabifite. Niki ubona mu baririmbyi cyangwa se niki ubona mu batoza bagenzi bawe mu bacuranzi bagenzi bawe mu banditsi bagenzi bawe muri iyi minsi imeruka ubona abantu bakeneye turi kwibagirwa ariko nyamara turi kwibagirwa ibintu by'ingenzi? Okay rwose icyo gisubizo cyo kiri hafi. Yego no kuvuga ngo muri iyi minsi abantu bari gushaka kujya kure y'Imana. Hari kubyo tujya twiha kwandika indirimbo ariko ugasanga indirimbo zirimo amagambo araho yoroheje adashobora gukebura umuntu. Yego ugasanga indirimbo irinzi irangira irimo utuntu tw'uduterime turi aho ngaho. Iyo ndirimbo irakundwa cyane urubyiruko ugasanga indirimbo ya trendinze nibyo. Ariko tukirengagiza ko turi mu bihe bya nyuma. Aba producer abacuranzi abatoza hari inama twakwikugira amakorali kandi none tukanayafasha muri ubu buryo. Hari indirimbo zikenewe muri iyi minsi dukeneye indirimbo zubaka ibyamuka mu mitima y'abantu cyane tukabereka ko Yesu agiye kugaruka kandi tukabikora tubikunze kuko nitwe bantu turi kugaburira rubanda nyamwinshi niko nabyita. Turi kugaburira abantu benshi ingeri zose abizera n'abatizera binyuze mu makorali twigisha. Ari indirimbo numvise muri kuvuga mufite amagambo avuga ngo turi kugaburira abantu ngo ibyo twebwe tudafite ni iki? Turi kwigisha urukundo nyamara amashyari n'urwangano byaratwishe. Mbese turi gukiza abandi ariko twe turimbuka. Abo ni bande? Abaririmbyi abatoza ababwiriza. Mbese abantu bakunda guhagarara imbere y'abantu bantu bagira uruhare mu kugira ngo ivugabutumwa rigere ku bandi. No kuvuga ngo rero icyo ngicyo cyo no mu gitabo cy'umwuka w'ubunuzi cyitwa ivugabutumwa kuri page 107 harimo amagambo avuga uburyo burya ivugabutumwa rinyuze mu mucyo riciye mu kuri. Tugomba kurishyira ku social medias mu itangazamakuru duhinyura cyangwa se duhangana n'inyigisho z'ibinyoma. Ubwo rero byaba bibabaje turi kwigisha ibintu bitarashobasha kugira icyo bihindura ku kimwe muntu.
Jarike urakoze cyane ndetse na korali ndabatumye twari kumwe na korali ndabatumye twari kumwe mu kiganiro. Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubarinda. Nizere ko ibintu byanyu bigomba kuba success kandi namwe mukabyaccessinga natwe tukabyaccessinga uko byamera kose twese tukabona umugisha wavuye muri ndabatumye natwe ukatugeramo tukawenjoninga nyamara kumvune zanyu twebwe turishima. Mukomere mu murimo niko ibintu bigenda kandi Yesu twese araduhetse. Bayobozi mwakoze kuganira natwe, baririmbye mwakoze kuturirimbira, bizera ndetse n'abandi bakristo bene duta mwakoze kudukurikira. Ngira ngo hari Jari yego ngira ngo hari twavugaga ngo Jarike ngo Professor Jarike ariko ngiye nkimara kumenya title yayo ndaza kuvuga Jarike Pro. Jarike Pro ni ihe ndirimbo mwadusorezeho dusoza ikiganiro kugira ngo abadukurikiye bakomeze baryoherwe bagendere mu munyenga kandi utunganye. Indirimbo twaririmbye kwizera, turirimba shimwa mukiza. Oya twaririmbye ibyapa, turirimba Charawige, turirimba na kwizera. Okay, ndumva twaririmba ni byiza ko twaririmba indirimbo tuteganya gushyira hanze mu cyumweru gitaha. Yego video audio yego indirimbo yitwa Imana. Iyo se twayireka ahubwo tukayikumbuza abantu bari kudukurikira muri kano kanya kugira ngo abantu ahubwo bazaze kureba iyo ndirimbo twebwe tuzatwagize iki tubahereza indi tubarebera indi twibapfundurira nyina gaseke. Okay, umuzabibu yes. Sawa, mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikira. Nyine twa Theophile Byukusenge nari kumwe na korali ndabatumye family choir akabari korera bazwa mu ntara ivuga butumwa ya Rusororo. Amahoro kuri mwebwe mwakoze kubana natwe. Namwe mwese mushaka kwamamaza mu biganiro dukora cyangwa se namwe mwese mushaka gutambutsa ibyo mukora mu biganiro byacu, muhawe ikaze mutwarikiye muduhamagare. Turi kumwe namwe, muri kumwe natwe. Amahoro kuri mwebwe. Reka twirime indirimbo yitwa Uruzabibu nge nago muza kongera kunyumva. Bye, murakoze cyane. Yesu ati nge ndi umuzabibu namwe mukaba amashami, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu. Ibyo bisobanuye ko tutubatse ku rutare Yesu, tutabasha kwera imbuto nziza muri iyi si. Yesu ni umuzabibu natwe turi amashami, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu. Yesu ni umuzabibu natwe turi amashami, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu. Ishami ryose ritera imbuto araritema akaritwika, kuko ntacyo riba rikimumariye nta nicyo aritezeho. Ibyo bisobanuye ko tutari abambasaderi Uwiteka muri isi yacu, nacyo turi cyo. Yesu ni umuzabibu natwe turi amashami, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu. Yesu ni umuzabibu natwe turi amashami, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu. Ntacyo twe twabasha gukora tudafite umwami Yesu, kuko ubwe niwe wivugiye ati umuntu uguma muri nge uwo niwe uzera imbuto zikwiriye abana b'Imana, kandi niwe uzishima iteka urya munsi. Yesu ni umuzabibu natwe turi amashami, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu.
yesu ni umuzabibu natwe turi amashami kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu yesu ni umuzabibu natwe turi amashami kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu yesu ni umuzabibu natwe turi amashami kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.